mbese nabwirwa n'iki amavuta meza ko inganda zikora amavuta ya elayo ari nyinshi cyane? Ni by'ukuri koko ushobora gusanga amavuta ya elayo akorerwa mu nganda zitandukanye. Ntabwo ndi buvuge zimwe na zimwe kuko ntabwo nazanye no kwamamaza izo nganda cyangwa se kusigaye, ariko ntabwo icyo twitaho ari uruganda rukora ayo mavuta, ahubwo icyo twitaho ni quality y'ayo mavuta. Ayo mavuta ari ku yihe grade? Buriya amavuta ya elayo arakorwa, ariko ashobora gukorwa kuri grades zitandukanye. Ushobora kugura amavuta ya elayo uzi ngo uguze amavuta y'umuti, ariko mu by'ukuri ibyo uguze ntibigire icyo bikumarira. Ibihe byiza wowe ukunda ibiganiro byacu, nongeye kugusohoza mu izina rya Yesu. Nk'uko bisanzwe uri kumwe na muganga Kayitare. Uyu munsi nanone tugarutse imbere ya kamera kugira ngo tuganire. Ni ukuri turabashimira cyane kubwo gukunda ibiganiro byacu, murabitwereka, mukatwandikira, mukaduha n'inama ndetse n'ibitekerezo. Kandi nongeye kugushimira cyane ko uko byamera kose ibi biganiro bisangiza inshuti zawe. Rero tugiye kuganira ku mavuta ya elayo. Turebere hamwe umumaro w'amavuta ya elayo, ariko tunarebe amavuta meza kurusha andi, kuko abantu benshi bakoresha amavuta ya elayo ariko batazi amavuta meza bakwiriye gukoresha. Mbere y'uko tujya mu kiganiro cyacu, reka tubanze dusome. Haravuga ngo umutima unezerewe ukesha mu maso, ariko umutima ubabaye utera ubwihebe. Umutima unezerewe ni umuti mwiza, ariko umutima ubabaye umutera konda. Aya magambo ndagira ngo nyaguture wowe muvandimwe, ngusaba kujya uhorana umunezero. Ntukihebe ngo uhorane agahinda, ngo uhorane umutima wigunga, ngo uhorane umutima uhorana intimba. Ujye unezerwa. Pawulo we yagize naho yandikira Abafilipi, arababwira ati ni ukuri nongeye kubibabwira ngo mwishime. Mwishime kandi mwishimira mu mwami wacu. Mwishime muri byose, mu bibaho byose muhore mushima. Arongera ati ni ukuri nongeye kubibabwira nti mwishime. Umutima unezerewe ukesha mu maso, umutima unezerewe utera ibyiringiro, umutima unezerewe utuma uhora ufitiye abantu ubwuzu n'urukundo. Rero igihe cyose uwemereye ibitekerezo byo kwiheba, kubabara, agahinda, inzika n'ibindi, uba witeje indwara nyinshi cyane zitagira ingano ziterwa n'ibyo. Ni ukuri ujye ugerageza gusaba Imana umutima unezerewe, usaba Imana umutima ukeye, usaba Imana umutima uticira urubanza. Zimwe mu mpamvu zituma umuntu agira umutima ubabaye, umutima utera konda, ni uguhorana guilty, igishinja. Niba hari igishinja ufite, niba hari ibyaha wakoze, niba se ari ibyaha wahishe, ni ukuri umuti ni umwe. Pfukama ku birenge bya Yesu, kuko we wenyine Imana niwe yaduhaye nk'umuhuza wacu n'Imana. Umubwire ibyaha byawe kandi wizeye amaraso ye azakubabarira kandi aguhe umutima unezerewe. Mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 1 aravuga ngo nuko rero dufite amahoro ubwo twatsindishirijwe n'umwami wacu. Ni ukuri iyo watsindishijwe n'Imana ikakubabarira uba ufite amahoro. Iryo jambo ryasobanuwe ngo dufitanye amahoro n'Imana. Iyo ufitanye amahoro n'Imana ubu nafitanye amahoro n'umutima wawe ndetse n'abawe bose. Reka rero turebe amavuta ya elayo. Amavuta ya elayo kimwe n'andi mavuta yose turya, iyo dushobora kuyasanga mu maduka, ariko si butike zisanzwe, kubera yuko aya mavuta akorerwa mu bihugu bike cyane byo muri Afurika. Aya mavuta yiganje mu bihugu byo mu Burayi, niho akunze guturuka cyane nko muri Spain n'ahandi. Ariko amavuta ya elayo ntabwo ari ibyo kurya gusa,
ahubwo ni n'umuti ukomeye. Amavuta ya elayo mu cyongereza tuyita olive oil, mu gifaransa bayita l'huile d'olive. Ntabwo nzi igifaransa ariko nzi ko ariko bayita. Olive oil ni amavuta meza cyane ndetse yitwa umwamikazi w'amavuta, the queen of oils, umwamikazi w'amavuta yose turya. Niyo mavuta ushobora gusanga abantu benshi bayakoresha nk'umuti mu buryo bwo kuyanywa, kuyarya, kuyisiga. Urumva ibyo bintu bidasanzwe? Ntabwo bisanzwe. Kuba ushobora gukoresha amavuta uyarya, uyanywa, ukanayisiga. Amavuta menshi bisiga usanga batayarya. Amavuta barya usanga udashobora kuyanywa, uyanyoye yahita guhita cyangwa akangiza inyama zo mu nda. Ariko olive oil cyangwa se aya mavuta ya elayo ashobora gukoreshwa mu buryo bwo kuyanywa, kuyarya no kuyisiga, ndetse n'ibindi byinshi tuzagenda tureba mu byigisho byacu biri imbere. Nk'uko wakoresha amavuta ya soya bean oil, nk'uko wakoresha amavuta ya sunflower, amavuta y'igihwagari, nk'uko wakoresha amavuta ya peanut, amavuta y'ubunyobwa, corn oil, amavuta y'ibigori, avocado oil, amavuta ya avoka, coconut oil, amavuta y'inazi, nk'uko wakoresha sesame oil, amavuta ya sesame, n'ibindi byinshi nka almond, ndetse n'ibindi bikamurwamo amavuta, chia seeds, black seed oil. Mboneyeho kwereka ibanga abantu batazi kuri aya mavuta, yuko kenshi aya mavuta abarutanwa mu ntungamubiri bitewe n'igihingwa. Ariko nk'uko bavuga ngo olive oil yo ni umwamikazi w'amavuta, ibyo uzasanga muri sesame, olive oil irabifite. Ibyo uzasanga muri coconut, olive oil irabifite. Ibyo uzasanga muri sunflower, uzasanga ko olive oil ibifite. Olive oil ni amavuta meza cyane. Ngiye kukubwira ibintu 10 aya mavuta agirira umumaro imibiri yacu. Icyambere, aya mavuta agabanya ikinure cyitwa LDL cholesterol. Iki ni ikinure kibi kiziba imitsi, bikaba rero ari byiza ko iyo yakoresheje akigabanya. Kandi none igitangaje, akongera icyo twita HDL cholesterol. Icyo ni ikinure cyiza gitembereza ahubwo andi mavuta mu mibiri yacu na za fatty acids zitandukanye. Icya kabiri, aya mavuta agabanya umuvuduko w'amaraso. Iyo umuntu afite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, ashobora gukoresha olive oil agakira umuvuduko w'amaraso, kuko agabanya n'ibyago byo kurwara umuvuduko w'amaraso. Ikindi kintu cya gatatu aya mavuta tumarira, agabanya indwara z'umutima ndetse akanafasha imigarura arteries gukora neza. Aya mavuta nanone kandi agabanya ibyago byo kurwara indwara zitandukanye, ndetse zaba izo mu nyama zo mu nda, iz'ubwonko, iz'inyuma ku ruhu, izo mu magufwa, iz'imitsi, ndetse n'izo muri cells, mu turemangingo tw'umubiri w'umuntu. Aya mavuta kandi arinda umwijima kandi akanawuvura indwara nyinshi cyane, kubera yuko aya mavuta yifitemo icyo twita antioxidant. Izo ni intungamubiri cyangwa se ni utunyabutabire dutuma cells cyangwa se selile z'umubiri w'umuntu zongera kwisana. Bisobanuye kandi ko izi cells zirindwa kwirwanya ubwazo. Byumvikana yuko aya mavuta ntabwo arinda umwijima gusa, ahubwo ashobora no kurinda n'amakanseri atandukanye, kandi kanseri z'ubwoko bwinshi, yaba iy'umwijima, iyo mu gifu, iyo mu mihogo, iya prostate n'izindi kanseri zitandukanye. Gukoresha amavuta ya elayo bishobora kukurinda ibyo birwara bya kanseri. Ikindi kandi aya mavuta ni meza ku ndwara z'uruhu, kuko akungahaye kuri vitamine E. Ni meza ku ndwara z'uruhu ndetse akavura n'ibisebe cyane. Avura indwara z'ibisebe ndetse n'izindi ndwara z'uruhu zitandukanye. Aya mavuta kandi yongera memory cyangwa se
ubwonko gukora neza no kwibuka no gufata mu mutwe. Abana batoya mujye mubaha aya mavuta, namwe abantu bakuze mujye mukoresha cyane amavuta ya elayo. Aya mavuta kandi yongerera impyiko gukora neza, kubera yuko impyiko ari nk'ifiritiri iyungurura imyanda yose iri mu maraso y'ibyo tuba twariye n'ibindi byose biba byinshi mu mibiri yacu, tubishaka cyangwa tutabishaka. Aya mavuta yongerera impyiko gukamura no kuyungurura imyanda mu buryo bukomeye. Benshi mu bantu barwaye indwara z'impyiko nka kidney stones bashobora gukoresha aya mavuta kandi akabagirira akamaro cyane rwose kandi cyane. None se twavuga iki tukareka iki? Aya mavuta mwari muzi ko avura n'ibikomere. Mwibuke wa musamariya mwiza igihe yahuraga n'umuntu waguye mu gico cy'abambuzi. Bibiliya ivuga yuko uyu muntu yomojwe vino agasigwa n'amavuta ya elayo, ariyo olive oil. Aya mavuta kandi ni meza cyane mu kunganira imikorere y'amagufwa. Aya mavuta atuma amagufwa akora neza kuko afite minerals nka calcium, kandi ikindi akaba anakungahaye mu bituma amagufa yoroha, agira flexibility mu guhindukira. Izi cartilages zituma amagufwa ahindukira, iyo zigabanutse aragangarara cyangwa akagenda yisa. Olive oil cyangwa se elayo ibyo irabikemura. Wari uzi ko amavuta ya elayo kini kintu cya 9 ndimo mubwira agabanya umubyibuho ukabije? Benshi mu byigisho byatambutse barashimye cyane, bashimira cyane iriya body mass index twabahaye, bavuga bati ntabwo twari tuzi uburyo dushobora kubona amakuru atwereka ko ibiro byacu ari bike cyangwa se ari byinshi. Niba utaragize amahirwe yo kubibona, jya kuri iyi channel yacu icyigisho uraza kukibona mu byigisho n'ubundi byatambutse. Kandi ndagira ngo mubwire ko umubyibuho ukabije ubangamira amagufwa. Ntabwo ubangamira amagufwa gusa, ubangamira ubwonko. Ntabwo ubangamira ubwonko gusa, ubangamira itembera ry'amaraso. Ntabwo ubangamira itembera ry'amaraso gusa, n'ibindi byinshi. Ndagira ngo mubwire kandi ko bitewe n'ubwo buryo aya mavuta yunganira amagufwa gukora neza, bituma umuntu abasha kugira amagufwa akura vuba ku mwana muto, akaba maremare. Bivuze ngo abantu bakoresha olive oil baba bafite amahirwe y'uko n'amagufwa yabo ashobora kuba maremare. Ikindi nanone ntabura gusorezaho nuko aya mavuta ya elayo atuma intungamubiri zose twariye zikwirakwizwa mu mubiri wacu mu buryo bworoshye, icyo twita nutrients absorption. Izi ntungamubiri tuba twariye guhera mu kanwa, mu muhogo, mu gifu, mu mara, mu mwijima n'ahandi hose, izi ntungamubiri zikwirakwizwa mu mubiri bitewe n'uko umubiri nyine ukora neza. Amavuta ya elayo rero arabifasha. Kandi ntabwo bigarukira aho gusa, muri iyo absorption y'intungamubiri tuba twariye, amavuta ya elayo yunganira cyane mu gutuma umuntu atabasha kugira impatwe, constipation. Iyo wituma neza uba ufite ubuzima bwiza, iyo wituma nabi uba ufite ibibazo, kandi indwara ziba zishobora kukwataka ari nyinshi cyane. Rero ikibazo kiboneka aha ni iki: mbese nabwirwa n'iki amavuta meza ko inganda zikora amavuta ya elayo ari nyinshi cyane? Ni by'ukuri koko ushobora gusanga amavuta ya elayo akorerwa mu nganda zitandukanye. Ntabwo ndi buvuge zimwe na zimwe kuko ntabwo nazamwe no kwamamaza izo nganda cyangwa se kuzigaye, ariko ntabwo icyo twitaho ari uruganda rukora ayo mavuta, ahubwo icyo twitaho ni quality y'ayo mavuta. Ayo mavuta ari ku yihe grade? Buriya amavuta ya elayo arakorwa, ariko ashobora gukorwa kuri grades zitandukanye. Ushobora kugura amavuta ya elayo uzinguguza amavuta y'umuti, ariko mu by'ukuri ibyo uguze ntibigire icyo bikumarira. Icya mbere ugomba kwirinda ni uko ugomba kwirinda amavuta ari refined. Amavuta ari refined ni amavuta aba yarakamuwe acaniriwe. Kubera iki? Mu gucanira aya mavuta
ubushyuhe bwinshi bushobora gutuma zimwe mu ntungamubiri nk'amavitamine na minerals ziba ziri muri ayo mavuta zishiramo, ukabona ni amavuta ariko nta kintu kirimo. Ibyo rero biba ari ingorane. Ikindi kandi ugomba kwirinda amavuta ari refined, amavuta yacaniriwe cyane, kubera yuko atera icyo twita free radicals. Iyo tuvuze ngo free radicals ni igihe abasirikare b'umubiri bo ubwabo baba badashobora kwisana. Amavuta acaniriwe rero cyane cyane namwe bantu mukoresha ubuto birababaje cyane. Niba uri umugenzi ujya mu ijoro ukaba ufite igicupa cy'amavuta y'ubuto wacaniriyemo ifiriti, warangiza ukongera ukakibika ukajya wongera ugakarangisha ayo mavuta, ndakwingize shaka ahantu ujya kujugunya icyo gicupa, kuko ubitse uburozi, ubitse umwicanyi. Amavuta rero ya elayo nayo abaye yaracaniriwe mu kuyakamura tugomba kwitonda, kuko ntabwo aba ari umuti. Amavuta meza ni ayahe? Ni amavuta aba yarakamuwe ataracaniriwe, ayo twita cold pressed oil. Cold pressed oil ishobora kuba ari avocado, ishobora kuba peanut, ishobora kuba corn, ishobora kuba olive, ishobora kuba sunseed, ishobora kuba sesame. Ariko ayo mavuta yose niba warahisemo gukoresha muri ayo, ndakwinginze ajya aba cold pressed, amavuta yacaniriwe akonje, adashyuhijwe ngo acanirwe, kuko mu kuyacanira bitera ingorane. Ikindi kandi amavuta yacaniriwe mu kuyakamura yongera ibyago byo kugira LDL cholesterol, cya kinure kibi. Urumva ni amavuta ariko yongereye ingorane. Ibi rero bigatuma ushobora kurwara indwara z'umutima n'umuvuduko w'amaraso, ushobora kurwara indwara za diabete ndetse n'amakanseri atandukanye, cyangwa se indwara z'amagufwa nka arthritis, by'umwihariko osteoarthritis, indwara yo kuvunguka kw'amagufwa cyangwa se kwisya kw'amagufwa. Ni byiza rero gukoresha amavuta ari cold pressed, yakamuwe akonje. Ayo mavuta ni meza cyane, ushobora kuyashyira ku byo kurya bitetse. Iyo utayatetse ko nta nubwo ari byiza kuyateka, ushobora kuyashyira kuri salade, wakataguye inyanya, igitunguru, wakataguye karoti, kokombure, nk'uko wowe wumva wifuza gukora salade. Nurangiza ushyireho n'ibiyiko 2 bya olive oil, uzaba uriye umuti. Ushobora no kunywa ikiyiko cya olive oil cyangwa ibiyiko 2 mu gitondo ukibyuka, nta kindi kintu uragira ute urashyira mu nda. Ushobora no gukata tungurusumu uduheke nka 2-3 ukadushyira ku kiyiko, warangiza ukatumira nk'umira ibinini, ukarenzaho ikiyiko cyangwa ibiyiko 2 bya olive oil. Ushobora gufata amazi y'akazuyaze ukayashyiramo olive oil ugakubita, warangiza ukanywa ayo mazi. Ushobora no gufata olive oil ubwayo, warangiza ukayisuka ku bindi bintu nanone birimo amavuta. Urugero, wenda ushobora gufata nka sesame oil cyangwa se sunseed oil, ukayivanga na olive oil, byombi warangiza ukabisuka ku byo kurya. Aya mavuta ushobora nanone kuyisiga nk'uko twabibonye uramutse urwaye indwara z'uruhu. Wari uzi ko olive oil ari umuti mwiza cyane uramutse uyasize ahantu umwanda usohokera igihe urwaye hemorrhoide cyangwa se piles, bikaba akarusho uyavanze n'icyo twita castor oil. Imana ikugirire neza, Imana igufashe kandi iguhe umugisha. Ngusabiye ubuzima kandi wowe urwaye Uwiteka akwiteho. Ushobora kuba urwariye iwawe mu rugo, wenda nta n'ubushobozi ufite bwo kujya kwa muganga, wenda nta n'ubwo wabubuze, ariko urazengurutse amavuriro ibyiringiro byagushizemo. Imana igukize. Wari kumwe na muganga Kayitare.